urukundo rwacu n'injyana turi twembi babiri ntawadutanya amarangamutima yo ari menshi sinizeraga ko ari wowe uzanjyana. Impari ikintu cyo nabonye man. Rusukira kora pe. Irakora no kwimana ngiye byarambabaje biranambangamye. Irebera hapo nari impagaze. Mwami urebe iburu kuntu yaje akarimba utuntu ngibera bango birashukunda akajyana umwanya wa mbere. Ni impagaze rapo mwami w'ikecuru wanje akajyana umwana wa mbere. Ariko mwana hari barangumanga barangumanga ku mutima ngatanza mugatubwa ati cyakoze. Mwami w'ikecuru. Shaki cyakoze. Zo mwami w'ikecuru rwose. Akunze mare. Katinze wana baye katinze mwana. 5 minutes wana taragera. Tugomba kwitsindira. Reka karana karenga. Turamwikiraka afako ari muzima gusa. Afako ari muzima. Uramutipe nabanyari ni mapo jumba bitimishu apade boina apo se wambonye yise yabaye tema bize bitese baba batinze man bano muzigo wabaye ngarusi twacu dufite bahurura n'iminzani ngo batuyote tujye tudakora kuba ikibazo kiri bube dore amata yindutse amavuta ndakurwanira iyo utaragera umwanzi atarasinya urarebye ibintu uri kuririmba bizakugeza kuki uranza guteza imbere koko sinumva nari we basaza bacu bisigaye dufite wazashatse ikindi wakora cyane kumvumva abantu bikuvuga cyaduteza imbere koko musaza wanje ubona ibyo bintu bizakugeza kuki koko narimba bati bomeze biteze boneje imvura hano imvura yanyishe mwana urindiriye uzima naba neme bavuga ati mumujinyi nuguma Rwanda buriza mwana Uzi yagenze bite mwana umuntu upfutse mani dagaskweza kabasha mwana igipakazi barakomeretsa akazi nicyo mufite ikibazo cy'akazi Mbega ahantu heza nk'umunsi w'akaturara kanje nanjye onuraye ninde ushaka kubanza mforoye wowe nanjye urukundo rwacu n'injyana turi twembi babiri ntawadutanya amarangamutima yo ari menshi sinizeraga ko ari wowe uzanjyana ndebe ikintu mba mugiye si ubundi ubu ngubu wifi none baba barayiguze ndebe mbese mbona ibaye connected iraka ngiye kumvuga ndebe Mana y'u Rwanda kasika gakobwa ko muri quartier wa niko kazi kuririmba gutya nawe mbega imana ina relax ntabwo narinzi ko ibintu bikibaho sha kakasi sawa narabisengeye kumura ari kumfowinga ari becira mana yawe nshime gazi mbega view sawa pe ariko mana we si basaza bacu dusigaye dufite mana we ubu tuzakora iki koko ejo bundi ndaje none uhita nguhindura ubuzima ikacu ufite njugunya yewe ishati njugunya itamuzaniye by'abambisi byose ikindi kiduteza imbere kizatugira akamaro n'ababyeyi bacu bro ntabwo nzajya guhinga wanjye uzana dukomeza tugende ntabwo ibintu byo guhinga oya shaka ikindi wakora oya naguhogoza shaka ibiduteza imbere uzajya guhinga mu cyaro harahari oya bro nyumva musaza wanjye inama ndi kukugira niyo afite n'imbunda wanjye ikibazo cy'akazi akazi ni ku mutima baza nyine n'igipfuko nakajya ko nyine nakajyanye ni ukwiba kazakorwa akazi niko kambere nshaka tuve muri iyi mvugo urumva nyine akazi
twaguhanye sibyo cyaka ko ari moto uzanyibira moto izi ngizi z'amashanyarazi urumva nyine ha mushanyarazi yatendera Muhanzi sibyo none nyine ngiye nyine ndirimba neza nyine handi muntu nyine akora ina kantu kaho nyine mbona nyine aratsinze nyine akwine mbega nyine mbona nyine yatsinze yaroshyemo ibice karuswa Katwi muturiro nyine sibyo uyiyo nyine ukayinda neza byaratubabaje man byaratubabaje niyo mpamvu twaje kukureba urazi se uri umuntu wanjye sana iyo moto ndayikuzaniye kandi vuba ahubwo se ikirenze cyo iyo niga nta nubwo ari niga ni bici ni patroni man wayikwica sinenge ni patroni weyi yake gusa we nusha kwisiga ihumeka muzane basi wenda yavunaguritse musigare gishenjege usiga amavi yose yaki zamuhati ibiti byinshi cyane ijwi zarigire uzaribumba ajya akoresha ibimenyetso uzahera mugongo kubita kubita amavufu azaza areba gusa ariko zaze ijwi zizajya ari ibimenyetso avuga ati ukomeze we amaboko yombi n'amaguru mfata kandi vuba cyane musaza vuba cyane nari wa uzaba nyine uyu nguyu ndamwizeye mu minsi ye abayize iriya moto uriya shanda bate n'imbunda nyina arayifite ndakuragura sewe ko mbona bundi abamotari abunda hano haba abamotari ego shabaje batambuka se urabona uyu muhanda warasazishijwe n'amaguru y'abantu nase ubu ngubu iki kirori nako hano kwishuri turagira sangaye shasi iminota mike hano haruguru ntabwo ari kure nimba ari uko wa mushuti wanjye yabwiye ngo sambu tuzasohoka buri munsi banuba mu mutwanjye harimo ibirori nta kindi kiba ari nasonje buri munsi muzajya muhora none tudasohoka iminsi makuru ntiyegereje tugomba gusohoka isaha mata twakuvuga ahubwo twari twibaje nimba muri iyi nzira abamotari bamuhaye umwe motari zo ziri gucaho ni amagare izo moto se n'ibyo ugenda kubera imoto ngo nyibone byanwaye guturuka ahantu kure ibaze ko nagiye kuyitsindira irekerere nakumenye ndeba neza uranyiba iyi moto nibayiguhereye ubuntu turi kumwe kumbe ni wowe urazira umumotari Delisia kugira ngo iyi moto ayibone amakuru y'iminsi se ni meza kugira ngo ayibone twagiye mu marushanwa hanze ako yaririmbye n'abaragahambirwa umuhambiro ese amasaha aramfashe nkeneye kujya kwigisha amasaha kiri kunshi uyu ni wa mupapa uri muri Terimbere Muhanzi salamu amakuru ni wowe papa uyu nguyu niwe nakubwiraga cyo gihe wari mu bajaji wari mu bajaji muri Terimbere Muhanzi dufite impano bro ikintu nkeneye ni njye ujya wumva bavuga rero ikintu nkeneye ntabwo kuba mbareba gutya bihagije ahubwo nkeneye kumva iyo twateguye ibihembo nka biriya bitsindira umuntu wabikoreye umuntu ufite impano binakongera agakora imyitozo tukumva koko niba iyo mpano ayifite koko bya bihemba bikwiye guyifunika twe turizeye nkeneye rero kugira ngo mbumve umwe kuri umwe numva sound ye numva n'uburyo mwakitinga then mbone kandi ubutaha twe ntabwo tugorana reka noneho ngiye nguhereza kapiteni niba muzatsindira urahera kuri wowe abakwitanda ariko je banyita Busy King mwamuhoze nyine mu kinyarwanda tu ibaze yuko bayimuhaye nta n'ikintu yakoze oya ariko naratsinze njyewe naririmbye ndatsinda naratsinze yaguze abajaji urambeshyiye ahubwo se mugiye he turase ku ntego uradutwara twese umva nkubwira ahantu ngiye hano haruguru bari kwigisha iryo kuririmba ko dushaka ko dutwara turi bane uragiye kuririmba cyane si wumva kuraje papa kuraje mabuja nyine moto nawe se ego nanjye ntabwo wari uhari ariko ntabwo nari mpari ubwo waje nasiti ngatugende nta kuntu yakwicara hano undi akicara hano kujya turazananyuza imwe kuri moto yawe ariko kuri iyi ngiyi iyi moto bayima bambaye kondisiyo ngo babyumva neza ni abantu babiri
ntabwo wa gatatu n'umuzigo ufite singutwara. ubwo rero ninjye uri butware nase moto ngenda twarwa nande Wowe izo ngizo bavuze ko atari amagare ari gutambuka yego rati. ako moto nawe rero ushyiramo ikimenyane Siwumva. ushyiramo ikimenyane moto kandi bavuze ko atari amagare ari gutambuka ahubwo Uyingunda namutwarira ubuntu. ugaruka nta kibazo ntware duhurire kuko ntago ayo ngara oya ugaruka untware hari ikibazo ari moto ntago ari amagare twagira. muvane nawe unsize ku muhanda mwana erega amagare atera hejuru wese sama nese mpamba amafaranga yanjye nishyuye ngo ndatega aka taxi kaje cyane ko rufite oya ahubwo genda umfatire umwanya ndaje si wowe bakwita Nje nitwa Mabuni ujya wumva wa undi Mabuni ujya wumva w'icyamamare. reka Bizking aturirimbire twumve niba umuntu yamwandika ubutaha nawe akazatsindira ibihembo twagiye. Ma bro njyewe ndirimba injyana nyinshi man ariko hip hop afrobeat man izo nizo niyaminiyemo fresh reka njye noneho ngutemo noneho fresh twagiye. noneho mfite banyira ndabizi nkagira mu rugero nkagira batugira ishyamba ariko ngubite noneho banyira ndabizi. Sava. Meze neza. Nawe uri umunyeshuri hariya? Oya ntabwo ndi umunyeshuri hariya ahubwo nuko nifuzaga yuko nazaza nkasabayo umwanya kuririmba. Urabasha se? Trying. You can try. Okay. Go ahead turebe ko uzawutsindira. Ngo banyira ndabizi bo muri iyi si isharira duke twacu dufite bahurura n'iminzani ngo batuyobye turye tudakora ku munwa ikibazo kiri bube dore amata ahindutse amavuta nza kurwanirira iyo utaragera umwanzi atarasa imyambi duhige bahige ariko ntibaza tubona ye man nyine tu ko ngoye tutagusa nyine wigira isoni umuririmbyi aba agomba kuba ari sharp. So gira agapera wenda nk'urugero akanya wabununguye ariko wenda next day nzaza nyine niteguye nyine rikavuga umuririmbyi buriya ahora yiteguye rero niba uzi kuririmba gerageza twumve. Precious. Ugeze. Ese uri kugenda se? No kuvuga ngo narindi kugana za Nyabutara mucaka kuzaza. Ase. Ugeze indiro. Nese ko wavunitse abaye iki? Yewe se. Ngibi byitaho nta kibazo. Ahubwo se. Reba neza ariko. Ndakubona. Ko wikanze si bigenze bite? Ntabwo nukanze kuri mwaki kijya. Ndabona wikanze sha. Yanjye ndabona kabisa. Bimeze bite se? Muremo kasi kundebe neza. Cyabari byiza. Shapeka gura n'inshuti yanjye. Hana nako nyine to. Bo sawa ndumva ugwamo neza ubutaha nukuzaza ubundi ibihembo ukabitsindira neza ndagira ngo nawe bakwita again. Nje nitwa Mabuni. Baturirimbira aho nawe tukumva. Sha nabatamutu nje ndirimba rero iz'urukundo zojye uzumva bagiye. Niba warabonye abanyeshuri bahiga musike barayizi donc gerageza urugero nka do re mi fa like ukazamurizwa komeza n'amanota ari so reka ntacyo usaze tubahurire sawa mwirirwe sawa
ntagiye gutegura ya marushanwa ahubwo se b'abanyeshuri bawe hamwe nabo bazaza mu marushanwa igeze hari abamamagaye umunsi ntabwo nasezera ngo nyine nabona kuri umunaniro mwinshi ariko badategereje gusa barahari kandi bafite gahunda ariko nawe rero hari ibyo ugomba kuzaza ugerageza ugakora bimwe ukanagira n'amasaha yo kuruhuka urabona ko birakuvuna cyane ukaba isaha imwe ukabigisha ukagira n'indi saha yo kuruhuka urabona ko urananiwe cyane no mu maso bikugaragara ndaza kugerageza ni porogaramu ku buryo njya nsigamo n'umwanya wo kuruhuka byaba isaha gusa utaruhutse hari n'igihe wapfa amarushanwa mutarayagamo nawe ikabisa umunaniro urica bambonye banyita libura umwe ku mubumbe ubona moto iri ahantu habi yakoze byari byiza pe uraze se umunsi wanjye ugenze neza ugenze neza uhuye n'icyamamare kabisa ni icyamamare ugeze mwizindiro se uvuga ngo ya marushanwa niwe wakomye amarushanwa ari amarushanwa narakubise ndakubita ndaperforminga ndatsindira moto banza wakire sha nziza icyamamare ninjye watsindiye za miliyoni zingahe parika neza parika Yigeze abantu ngo murenze ngo muze kuririmba mutanga amaroso nakubaye mwishu ariko umunsi wawe ntabwo uragera bamukinga tuza se ntabwo uhereje Niba cyane agira izi group. Yego. Ku kigero cy'uko napfa se. Umunaniro wese. Nashaka cyane. Sibona eriki. Nakazi. Gusa akazi kakaba ariko kagutera umunaniro mba ndi gutegura ari amarushanwa ngafata umwanya kwigisha abanyeshuri bakora n'akandi kazi sibyo byonyine nzananiwe pe ariko ndaza kubyitaho urebe ukuntu bihindura ndaza kubyitaho reka njye gutegura ari amarushanwa turasubira turagiye utageze no mu cyumba nk'ubu waruje kureba ko ndi mu rugo nanjye kureba ko kiri mu rugo ariko ndagiye kugira ngo tuhure n'abandi baje bategure neza ndetse n'abandi bari gukomaga cyangwa bandebere nta kibazo nanjye kambe nza baye karibu mu buzima ni wowe numva nshaka abatugirira ishyari baturwanya bihorere bazarira bazahogora nibabona ibyacu bitarimo amarira bazarira bazahogora nibabona ibyacu bitarimo amarira yeye ni Mabuni official no kuri YouTube uzajya ureba sawa sawa noneho rero ubundi yakaba komesha tuse se ko mwaheze hanze mwinjire
mumeze gute se? Tumeze neza. Ninde wampamagaye muri mwebwe? Njyewe. Nyibutse. Delise. Oh, ni Delise wowe. Delphine. Wowe witwa Delphine. Okay. Kamili mbanje kwenda. Ibyo. Murumva muri tayari? Turi tayari. Hari ahantu se mwaba mwarageze gukora umwitozo? None se ubwo muri tayari ko muzatsinda amarushanwa? Nta myitozo mwigeze mukora? Tuzatsinda kubera ko muri korali twaririmba. Ndatekereza ndibuze kubandika muraza kuza kunsanga aho nigishiriza ndaza kubandika nta kibazo ubundi muzakompete n'abandi muri kumwe. Ngenda nabikunda cyane. Nari nakubwiye ngo nzahura n'umwarimu mwiza nk'uyu. Ajya n'umwarimu ni Mane abantu mujaji n'umujaji nibagiwe ko nari. Arabikora ariko tu. Akana wambereye inshuti nziza wakintu. Mbagweretse abantu bambwiye ko ntacyo nzakuburana. Sawa rero mujaji. Sawa. Sawa urakoze reka tukarenge. Sawa. Ubwo turi kumwe tu. Turi kumwe. Ndatekereza abanyempano barahari mu cyaro rwose haba hari impano ziba zarapfukiranwe. Urabona ko aba bana babyumva rwose barabizi, ahubwo igisigaye ndumva ari ukubandika ubundi twazajya muri competition bagatsindira ibihembo nk'abandi bose. Reka dukore kwitozo. Ngiye kugutangira namwe murajya mumfasha musubiremo. Yego. Okay. Twagiye. Ndabona bisaba ntabwo mbaciye intege ariko mukora imyitozo kenshi muri iyi minsi dusigaje nyine. Mu gitondo umva ukibyuka ukora imyitozo, uri muri dushe ukora imyitozo ku buryo nyine bizajya kugira ibona ijwi rimeze neza pe. Tuvuganeho gato nyine hanyuma mpite nkomeza ngenda. Sasa rero ni sawa, ibintu bimeze neza. Turakomeje akazi kacu kajyanye no kugira ngo duhereze abana cyase tuzamura impano ya Terimbere Muhanzi cyangwa se umuntu wese ufite impano. Akazi kacu niko tuba twibereyemo. Ariko sasa noneho hari inkuru iri hano hanze rero. Uribuka dutanga moto tugatanga n'ibihembo by'amafaranga ubushize. Ibintu barimo barawihwisa bagenda bavuga hari ukuntu uriya twahaye moto ngo atakabaye ari we wayitsindiye. Se nawe urabyumva? Kirasi kamera. Ni kamera iriya. Uranse yibura ndi kureba umwonya muri kamera. Buriya danga icyago cyasaze n'ikirefu cyasaze. Cyasaze. Amanyana amwamba yoga yanasenga kuri. Buriya reba nk'ikiri. Turamufata. Karengi. Munya he kundi. Urayina kubayire mutwaye twagire kura byabaye. Kubayire muto baye mwiki. Byaraye. None ko yasoze hano bakaba bafunze turamugurira kumva gutegwa nabwo mutayibonye nako runde kuruswa n'ubundi. Yatanze ruswa n'ubundi ruswa abona moto ruswa kwira kwa hope. Tazango zisoni ndi umwarimu wanyu. Ntabwo twakoze isoni twizeye. Okay, nta kibazo noneho ndumva ibyo nagombaga gukora nabikoze. Kubandika asigaye deje nari ikintu gisigaye. Asigaye no gukora imyitozo kenshi. Nzabahamagara mwese mbabwire igihe tuzahurira mwese nk'abanyeshuri muri rusange twongere turepete mu classe yose. Okay, nabasezera noneho. Sawa, amahoro. Sawa. Kuri gate harafunguye ndibaza. Sawa. Bye, tuzasubira. Amarushanwa tuzatsindana.
murakora cyane tu. Ibyo byumva. Mbo nanjye nagiye nsoma amakomenti amwe n'amwe ku ma social media, mbona abantu bavuga ngo uriya muhungu wundi wabaye wa kabiri ngo niwe akabaye yarabaye uwa mbere. Ariko kamemu biba bijyanye n'ubundi n'iby'abajaji bagendera. I think yamano ko ari wabaye wa kabiri. Ni umutipe bita Tisia. Niwe wabaye wa kabiri. Rero abantu benshi nanjye numvaga bavuga ngo niwe akabaye yarabaye uwa mbere, bavuga ngo twarabereye. Ariko icy'ingenzi nuko muri twebwe nta mutima uducira urubanza yuko twabereye. Hatanze ibihembo bijyanye n'uburyo amanota yatanzwe kuva ku muyobozi mukuru uhagarariye irushanwa kuza kuri wowe. Ubwo nyine ingamba zihari tugiye kumufata tunamujyana aho bamuvuraga indera. Mureka pe. Oya. Ni inshuti yacu ntabwo twamureka. N'ubundi bamvura umbwire cyawe ko n'ubundi ni moto n'ubundi batwaye. Ntabwo n'ubundi twari kumugurira icupa tugiye kumufata imvura yasaze. Kiriya kintu mureke impamvu n'ubundi ni moto batwaye n'ubundi. Kare moto n'ubundi batwaye. Turamufata. Nagapfe nayo. Okajya yasaze. Niba wiwe nanjye kuri njyewe ku ruhande rwanjye nta muntu nzi naba naragiranye nawe diro ngo mvuge ngo ndamubera amanota nanditse urabizi ko nta guciye mu byo uvuga biriya ni ibintu tuba twakoze biciye mu mucyo, ibintu dukora biciye mu mucyo. Nubwo wenda urumva byanze bikunze buri muntu wese agira uburyo atekereza ibye, akagira ibyo twe ntabwo bitureba, ahubwo tugomba kureba ibikorwa byacu biri kugenda neza, turabona bigenda neza. Sasa ubu tuvugana hari abasore babiri noneho sasa nakuboneye b'abanyempano, noneho harimo araririmba mu nsherami Busy King araririmba ewana, hakazo bita kibido niba ari kijerekani si bya bintu bya moto Hewe, none gende moto ko mwashimo byashira. Ingowe, aho utamukura amenyo. Reka mwe. Umwivoga birashira. Utamuhereza indoga. Indoga birashira. Eto. Twagiye tugiye kumufata. Tumujyane handi baba mukasorinde. Ibibazo afite moto yiwe ko barejya. Turi shuti. Cyakunze ni ndaye n'abakobwa cyatwarira n'ubuntu. Umva, turi shuti. Tumugwanaho. Tumugeze hahandi bamukasorinde. Moto bagine byaragiye barabijyanye. Haguruka wapfa. Ibratvrwanda inshuti yacu. Fata kiriya gipira kubera. Iki giswere cya nyina ntabwo gishamba. Bamwita Mabuni. Bamwita Mabuni. Abo basore uko ari babiri. Ndabagutuye ubutaha. Mabuni ubu hari ikirimo ra? Ndabona bazakegukana. Mabuni rwose nyine yarumva aragerageza, ariko agomba kuza muri competition nyine agakompeta n'abandi, umurushije nyine akamutwara ihembo cyangwa se agafata n'ibya kabiri. Ariko ikintu gihari, turashaka kuzamura impano mu banyarwanda, mu bana bazi guhogoza bakazamuka bakagera kuri level twumva twifuza, ku buryo iki gihugu cyacu kigomba guhagarara neza mu bijyanye na muzika, tubifatanyijemo n'uriya muterankunga wacu. Afasiwe mugwaho gwo kumugwaye. Tugiye kumufasha. N'ikindi gihe ubu ubonye isomo nta ntuzongere gufata amafaranga ngo yafuturuza. Kako kahakigoje. Mufata umukomeze genda asinde. Ushobora mufata bayijyanye. Babyumvise mu bandi hangane. Tugiye kukijyana hehe? Nakubwiye ko tukijyana hano kigali. Bakajya kugikasa mu ndege. Udasana tukagura. Utagira ngo waturusha imbaraga. Uri kumva? Wagiye tuciye kukijyana. Bajya kukikasorenga muri hapo.
niho bakasunika abafite ibibazo nk'ibi ngibi ejo bundi bajyanyeyo wa mukobwa uririmba nawe bamwita baramukasa mukuru urabona ko akunda ibintu bya showbiz ni nayo mpamvu tuba duhuye kugira ngo dukomeze tubiganireho turebe icyo arushaho kuba cyiza. Sasa rero ndumva ko byagenda kose ndabona twazongera guhura noneho urakomeza ugenda uhura n'abanyeshuri na Amini na bari abantu bakeneye kwiyandikisha, ariko noneho mu kwiyandikisha tukazageraho tugera uburyo bwo gutegura amajonjora. Ubwo ndumva twazasubira twongera guhura hari abo wabonye noneho duhita dukomeza mu irushanwa tureba uburyo byagenda. Sinzi wowe uburyo byumva.